Yana imana idakura umuntu resitora yavamo bare bare yavamo hoteli ikavamo moto yava imodoka yava indege ubona imana idakura umuntu inshuti yanjye wikomeza kwiheba ubona imana idakura bana batoya biriya banywa mbona bitoroshye biramiriza ubuzima bwabo mama wabo papa wabo bamanuka imisozi ya Kigali banywa ibitabi batandagaje bamara kubiha. Nyine nakangurira ababyeyi kugira bajye kuko umubyeyi imana aba afite ntabwo ari umwana waba afite, buri wese aba afite impano ye. Nimba urugero papa ni umumotari ntabwo ngiye bizavuga ko nanjye nzatwara moto. Guhaye ikaze wowe ukurikiranye Lioness cyangwa se Lata, ndagusuje cyane uri mu majyaruguru, mu majyepfo, iburengerazuba n'iburasirazuba ndetse nawe uri mu ntara ya diaspora. Tuje n'impano zacu nk'ibisanzwe nk'uko twiyemeje hano kuri Lioness All Talent kujya dusanga impano zitandukanye kugira ngo tuzishyire ku itara tubashe kuzifasha kugira ngo zigaragare. Uyu munsi rero tubazaniye n'umwihariko w'abana b'abacuranzi. Twababonye tubona n'abana bafite impano zikomeye kandi impano nziza zikenewe. Bagiye gutangira batwibwira nk'abahanzi. Mbahaye ikaze kuri channel yacu yitwa Lioness All Talent cyangwa se Lata. Nimwinjire nk'abanyamuziki cyangwa se nk'abahanzi nk'uko musanzwe mubigenza. Ni karibu cyane. Imisozi ya Kigali banywa ibitabi batandagaje bamara kubihaga bagakoza amatimba. Wow. Bamara kubihaga kaganiza matimba bakaganiza matimba. Wow, binjiye nk'abahanzi rwose kandi ni byiza cyane. Mwakwibwira abakurikiranye Lioness All Talent duhereye kuri wowe wo hirya? Ngiye amazina yanjye banyita Akayezu Obama. Akayezu Obama. Amazina yanjye ngiye. Okay, wowe witwa? Iranzi Christian. Amazina y'ubuhanzi ni Ice. Ice. Wow, uri Ice mbese. Obama. Obama we ndabona ku gikoresho cyawe handitseho Mr. A Baba. Ubwo niryo ry'ubuhanzi? Cyane. Niryo winjirana mu buhanzi. Wow. Mr. A Baba ndetse na Ice tubahaye ikaze tugiye kuganira nabo ku bijyanye n'impano zabo. Ese impano zanyu mwazitangiye ryari? Hashize iminsi. Ugereranije ni nka ryari watangiye kwiyumvamo ibyo bintu byo kuririmba gucuranga? Agiye gushira nk'imyaka ijya kuri 2 imyaka igera kuri 2. Okay, none se icyo gicurangisho cyawe ni wowe wakikoreye cyangwa hari abantu wagiye barakigutunganyiriza? Ngiye wakikoreye. Ni wowe wakikoreye gutyo kimeze? Wakuyeho igitekerezo cyo gukora igicurangisho nk'icyo? Ni ibintu byanjemo nyine pe. Gusa uravuga ati reka nkora igikoresho nk'iki ngiki. Wow, ni byiza cyane. Wagendeye kuri ndabona gifite ishusho nk'iya gitari. Hari gitari wari warabonye wagendeyeho cyangwa? Iyi gitari nyine umuntu abazibona uzo nagendeyeho nyine nanjye ndayikora ndagerageza. Uretse icyo gikoresho cyawe se waba ukoresha na gitari yindi isanzwe? Ndi kugerageza kuyiga. Ni byiza cyane. Ice, wowe igikoresho cyawe ese ubu harya bayita iki? Umuduri. Ni wowe wikoreye? Yego, ni njye. Ni wowe wikoreye urafata n'insinga uzishyiraho urabyikorera? Cyane rwose. Nese gucuranga wabyize ryari, wabyize ute wowe? Njye nyine nagiye mbona uko bacuranga, ntawabinyigishije nyine n'ijye wabyigishije. Niwe wabyigishije ugashyiramo n'indirimbo zawe? Izi ndirimbo ninde uzihimba muri mwebwe? Mwese murafashanya? Harya muravukana cyangwa nuko mukorerana hamwe? Turavukana. Muravukana neza mu? Umukuru ninde? Obama.
wow reka twikomereze n'ubuhanzi bwacu rero mugiye gutangira mudushyirireho nk'utuntu tw'utuziki kuko nibyo twaje kureba nibyo dushaka kugira ngo dusangize abantu badukurikiranye ngaho nimudushyirireho akaziki kanyu dukomeze tuganire kandi turyoherwe n'inganzo mwifitemo Ingaji yava amashamburete shamburete umugongo yava amadastera kadastera yava metagide yavamo butigide yavamo butige butike yavamo depo butike yavamo depo inshuti yanjye wikomeza kwiheba ubona Imana idakura umuntu tutakari mu bibazo tutakari mu bibazo Imana itakura umuntu kabisa aba bana barimo neza kandi barimo kuduha ibintu bifatika byiza nibyo koko nk'iyi ndirimbo mwayitekereje gute nyine ubona ibintu nyine nawe uko ubibona ukabona ikintu nyine kimwe ukavana hamwe nyine nawe ujyande nicyo cyatumye nyine tuyitekereza nibyo rwose none se nk'iyi ndirimbo mujya iyo mugiye nko kuyiririmba ni ibibavamo mu mutwe cyangwa mufata umwanya mukanabyandika mukagenda mushyiraho imirongo uko igenda ikurikirana turanabyandika ubu ugereranije mufite nk'indirimbo zingahe mwanditse dufite indirimbo esheshatu birimo biraza nta nimwe mwari mwajyana muri studio ngo babe bayibatunganyiriza ntabwo ubushobozi buraboneka murateganya ko mwumva ko mwazajya muri studio mugakora izo ndirimbo mukazitunganya icyizere kirahari yes mugomba kwizera kandi bizakunda nibyo koko iyo umuntu afite icyizere agakora ntacike intege ko byagenda kose hari aho agera kandi ikintu cyiza tugomba kwitaho nuko impano y'umuntu ishobora kugera aho imugeza nk'uko mwabivuze ati igihe kigeze ngo igare ishobora kuvamo moto kandi ni nako bigenda mu buzima busanzwe benda we umunyonzi ava ku igare ahita ajya kuba umumotari yamara kuba umumotari agahita ajya mu modoka umushoferi yes nawe watangire kuba kuri iyo gitari wikoreye wowe n'amaboko yawe ku giti cyawe none no kwiga gucuranga gitari nziza igihe kizagera uyifate ariyo ukoresha urumva ko ari ibintu byiza dukomeze tuganire mudushyirireho akandi kajyana ngende ndumva ndi kuryoherwa n'utuziki twanyu mwihimbiye mwebwe ubwanyu mukomeze mudushishirize bana batoya biriya banywa ngo ntabwo bigamiriza ubuzima bwabo mama wabo papa wabo barababyaye kugira ngo babarere bakure bavemo abagabo b'intangarugero ku bandi ariko bo ntibabyemeye bigiriye umuhanda mu kwizera za rukoro bana batoya mwisubireho mwisubireho ubuzima ngubwo nishema cyangwa n'urubariro cyangwa n'urubariro bana batoya mwisubireho mwisubireho ubuzima ngubwo isuzuye mama wawe wavunitse ameze icyenda kandi yusembe agenda yigemeye kugira ngo urahungabana ari uri mu nda yituye mu kwigira mu muhanda mu kwinywera za rukoro bana batoya musubireho musubireho ubuzima ngubwo usuzuye papa wawe wavunitse amushakira ibyo kunywa
inyigisho nziza rwose. Iki gitekerezo cyo kubwira bano bana baba bagiriye mu muhanda kunywa za rukoro ninde wakizanye muri mwebwe? nunga kizanye nyine kubura no kugenda nyine tubibona gutya nyine yaravuze ati wabihangira nyine indirimbo tukaba twabikoramo indirimbo nyine. None se nk'aho mutuye mujya mucuranga nk'iyo ndirimbo kugira ngo nk'abariya abana nibe mujya muhura nabo babyumve, mujya mubaha iyo message cyangwa se ubwo butumwa? Nk'iyo nyine tugeze ku masatire hari igihe tugerageza nyine tukabikora. Mubona se byibuze babyumva nk'ubutumwa mutanga? Hari nk'uwo mushobora kubona yabyumvisha akavuga ati wenda akaba yanabivamo? Ntabwo nyine rimwe na rimwe. Ni byiza cyane. Umuhanzi atanga ubutumwa, kandi ubutumwa iyo bugeze kuri ba nyirabwo bukagira n'umusaruro, nicyo tuba dukeneye kugira ngo tubashe guhindura umuryango. Abakora nabi babashe guhinduka, abakora neza nabo bakomeze gukora ibintu byiza. Dukomeze n'injyana rwose muri kutugenda mutugezaho, kandi zifite message nziza. Nicyo kintu nakunze, mufite ubutumwa bwiza, atari iby'iki gihe byo gutwika gusa. Mwebwe muri gutanga n'ubutumwa, kandi ubu butumwa turizera ko n'abazakurikirana iki kiganiro bose harimo icyo bazakuramo, hari icyo bazakura muri ubu butumwa muri kugenda muduha. Mukomeze muduhe ku ndirimbo zanyu. amanuka imisozi y'amatigari birahuza ibitabi batandagaje amara kubihaga bagagaza amatimba bagashorera bagakorera ejo hazaza mwahurira hanze bahinduye ingendo kubera ibitimba mwambaye igigesitari nitegera mama urwo ni rwa rubyiruko ndikubwira rumwe rwigize inakoreka ese rubyiruko bavuye muri byo ndagaruka nubwo watuweza urwo ni rwa rubyiruko ndikubwira rumwe rwigize inakoreka ese rubyiruko bavuye muri byo ndagaruka nubwo watuweza. Urubyiruko mukaba murarubwiye. Hari ahantu ntumbishe muvuga ngo yambaye ngo bigiye kugwa, ngo ari ibibyimba. Ubwo bisobanuye iki? Nyine ubona nyine kwa kundi bagenda bavunika nyine ngo yambaye big star kandi nyine atari byo. Kandi atari byo. Ko numva mubabwira ko numva murimo kubarasa. Murababwiye kabisa. None se nk'iki gitekerezo noneho cyo nk'iki gitekerezo cyo kubwira aba bantu ngo bashoka imatimba wundi murahazi? Yenda nuko nyine twashyizemo nk'imatimba, ariko nyine hari n'ahantu babigenda ubona nyine bigaragara. Na hantu mwumvishe ko kujya ngo imatimba bagiye mu bibi namwe muhita mubishyira mu nganzo yacu. Ni byiza cyane. Icyo gitekerezo ni ndawakizanye noneho cyo twaragitekereje nyine turakizana. Ese wabwiye Aisati reka turirimbe kuri ibi bintu cyangwa mwahuye nabyo mwese muri kumwe mukavuga ati bino bintu tugende tubiririmbe muri kumwe? Inganzo zanyu ni nziza. Ndizera abantu bakomeje kudukurikirana rwose batari burambirwe n'iki kiganiro, kuko muri kutubwira, muri kuduha ubutumwa, muri gutanga ubutumwa ku bantu cyane cyane urubyiruko, kandi namwe muri urubyiruko ndizera mwebwe ibi muba muvuga uko bizagenda kose mutazagira ibiboshya ngo mube mwahinduka nk'aba muri kubwira. Sibyo? Mugomba kugira discipline, mukitwararika mwebwe, dore muri nabo abandi bareberaho, muri cyitegererezo ku bandi bana. Nimuririmba rero ibyo muririmbye ntimubikore ntacyo muzaba mukoze, kuko abantu benshi bakeneye ko mukora bakabareberaho. Muramutse mubyishoyemo nabo bavuga ati se n'aba bandi ko mbona batubwiraga kandi aribo babikora. Ubwo rero ibyo mukora ugasanga bipfuye ubusa. Message zanyu mwashatse gutanga, ubutumwa mwashatse kugeza ku bantu ugasanga bupfuye ubusa, kubera ko ibyo mwavuze ntabwo ari ibyo mukora. Muzajye mubera abandi urugero. Dukomeza ariko tunasoza kugira ngo tutabarambira mujye mu yindi mirimo, mujye no gukomeza mwandika imirongo, twagira ngo muducishirizeho nk'akandi karirimbo.
nta kibazo. Karibu cyane muturyohereze. Amahoro ni meza kuri buri wese, amahoro turatuma tugaseka, tugakurikira amasomo yacu umutuzo tugasanganira abakuru batugira inama, tugatuma ubuzima bwacu butugirira akamaro, ariko gatumirana abakunze tukubana, amahoro yabuze abantu tugira kutizerana, abantu tukabura turamusigana, dusigahagarara abatari batakatakariza ubuzima, mureke duharanire amahoro kuko ari meza cyane, amahoro yabuze nongera kutizerana, batangira mu bikanabikana abagome abana tukabura, tugahatanira gusigana, dusigahagarara abatari batakatakariza ubuzima, mureke duharanire amahoro kuko ari meza cyane. Duharanira amahoro kuko ari meza cyane, buri wese akeneye amahoro n'ibyo koko. Rwose ndabashimiye mwadutaramiye kandi byari byiza cyane. Ndagira ngo mbwire abantu bose bakurikiranye iyi channel yacu ariyo Lioness All Talent igamije kuzamura impano, namwe dore mufite impano, babashyigikire buri wese uko ashoboye, yaba kugeza impano zanyu ku bandi ndetse no kubatera inkunga. Mbonereho no kubabaza, ese nk'umuntu wifuza kubagana, wifuza kubaganiriza, abakeneye yababona gute, bigenda gute kugira ngo umuntu abashe kubabona? Tuba twamuha nomero nyine akaba yaduhamagara. Nimero ni iyande? Ni umubyeyi wayo. Arabemerera kuyitanga bakabahamagara akabagezaho ubutumwa nta kibazo. Yego nimuyivuge kugira ngo abantu bazabahamagare. 0783 39 464 Aba bana ushaka kugira ngo iyi mpano yabo uyiteze imbere, niyo nimero wababonaho, kandi murabona ko bafite message nziza. Ahubwo nge nanababaza buriya ko izo ndirimbo mugenda muziyandikira, nk'umuntu abasabye kumwandikira indirimbo mwabishobora? Mwabishobora mukamwandikira indirimbo? Byaterwa nyine na topic yabahaye. Murumva ko mwifitemo impano zitandukanye, murakenewe cyane kandi muri abajyambere. Turizera ko hari icyo murakomeza gufasha sosiyete, cyane cyane kuri ubwo butumwa mugenda mutanga, kandi n'abantu turizera ko ibyo mubabwiye baraza kugira icyo bakuramo cyangwa se ubutumwa bakuramo, ikindi bagashyigikira iyi mpano yanyu. Nyabuna mureke duteze imbere impano z'abana b'Abanyarwanda kugira ngo zizamuke zidahera hasi, kuko twabonye ko impano dukunda no kubivugaho, impano iyo yitaweho igatezwa imbere igashyigikirwa, ibasha kugira aho igeza nyirayo ndetse ikaba yamugeza ahantu kure cyane. Umuntu wese ufite impano ni karibu kuri Lioness All Talent, tukayishyira ahagaragara, tugafashanya kugira ngo izamuke, kandi turizera ko impano zanyu, impano z'abana bacu zigiye kuzamuka, zigiye gutera imbere. Turabashimiye cyane rero, ariko tutarasoza twagira ngo mugire ubutumwa mubwira abantu, cyangwa se mugire icyo mubwira abantu bari bukurikirane Lioness All Talent cyangwa se Rata. Mutubwire nk'ubutumwa mwaha abantu. ubutumwa nyine ni ukubabwira mu gihe nyine babonye ibyacu ari byiza, bashobora nyine nko kutuporomotinga, bakaba badufasha nyine natwe tukagira aho tugera, ubutumwa bwacu dutanga tukaba twabugeza nyine kuri ba nyirabwo. Nta kintu se mushobora kubwira nk'abandi bana bifitemo nk'impano nk'izi zanyu cyangwa se izindi mpano? Abana bafite impano rwose ntabwo bakwiye kujya nyine bazihishira, bagomba kubwira ababyeyi babo, cyangwa se bakagira mu gihe ababyeyi babo batabumva bagashaka nk'abandi babwira, aho bagatinyuka nyine bakitinyuka. Mwabwira iki ababyeyi babuza abana kugira ngo berekane impano zabo? Ibyo ntabwo biba ari byiza, kuko nyine hari igihe usanga umwana biri kumudindiza mu mpano ze. Nyine nakangurira ababyeyi kugira bajye
kuko umubyeyi imana aba afite ntabwo ariyo umwana we aba afite, buri wese aba afite impano ye. Nimba urugero papa ni umumotari, ntabwo ngewe bizavuga ko nanjye nzatwara moto, nanjye nzashaka ibindi nkuru. Niyo mpamvu rero ababyeyi bataba bakwiye kuzirika abana mu mpano zabo. Nicyo nababwira. nawe Obama hari icyo wababwira? Nibyo ntabwo nkomozaho ko. Ntabwo urenga ku byo avuze muri umuna wawe. Nibyo. Ariko urananyibukije, ntabwo nari nakababajije ako kantu. Nk'iyi mpano muyikura he? Hari mu babyeyi banyu hari uwaba yaracuranze cyangwa aririmba? Nta n'umwe. Mwebwe ni ibyabaje muguze. Wow, ni byiza cyane. Harya mwiga mu wa kangahe? Twarakoze kwisigisa. Mwese murigana? Twiga nyine mu ishuri rimwe, ariko mwese mwiga mu wa gatandatu. Turizera ko muzabitsinda. Mwigaga ku kihe kigo? GS Kagarama. Imana ibahe umugisha, turizera ko muzabitsinda kandi bitazabarangaza ibi byo gucuranga. Mushobora kuba abasitari ugasanga murarangaye, ibyo kwiga mukabyihorera. Mugomba no kwiga kugira ngo muzagere aho mugera, kuko kwiga ni byiza cyane, ngira ngo murabizi. Turabashimira ku mwanya wanyu mwaduhaye. Turizera ko n'ubutaha abantu nibatubwira bati babana dushaka ko mubagarura, tuzababona, nitubatumira muzongera mukitabira ubutumire bwacu. Nta kibazo, turahari. Mwakoze cyane rero, kandi Imana ikomeze ubahe umugisha, mukomeze mutere imbere ku mpano zanyu. Tuzasura ubutaha, musezereho abadukurikiranye. Murakoze, bye.